ngo aba byo bigira ngo byose rero icyo bagamije ni ukugira ngo badushyire ku karubanda nuko bimeze kuko ngiye uko numvisha imbaraga babivuganye n'ukuntu cyose bwo ari kureba sinzi ibyo wagira ngo arafite ibindi bintu habaye ari kuvuga ati atinze gukanguka nta kimuva imbere amasaha 20 n'abamwicaye imbere avuga ati atinze gukanguka ashira abantu hanze ibyo mwigira byose mu murebe yo muzagira ngo imipango wanyu mufite bazariyo muzapanga none nizere yuko none ubwo ngubwo wabyumvishije nabyo inshuro imwe se ebyiri se ubwo rero niba wabyumvishije nawe ucumanye nuko akanguka bapange nawe uri gupanga akanguka icyo bemeje bagiye gukora bagikore mbere yuko mbega bo bagikore twe twaranje gukimira ukomeze ureke bimwe bishoboka urumva ko ibi bintu wabonye ko byafashe indi ntera ubundi imbere byari ibintu by'amagambo sinzi ibyo tugiye gukora inuza umuryango wo kwa Rugema sinzi ibyo bagiye gukora none ubu rero umwana wa mama wa muhungu wa mukozi wanjye untega amatwi unyumve ubigira ikiye gukurikiraho noneho niyo finali ifi ribagiza nakanguka bagashaka kugira ngo badushyire hanze nk'uko babivuga cyangwa dusebe cyangwa twandagare cyangwa badukoze isoni hazagenderamo byinshi ubuzima bwacu buri mu kangaratete utera intambwe bagira icyo bakora buri kimwe cyose bari gupanga utubwire ubwo urumva nawe akanguke nawe ukanuye uri kunyura tubajya imbere iyo dukora mbere yabo akanguke nawe ukanuye amaso n'ibinashoboka ntiwongere no kuryama kuko dufite ibibazo kandi biradukomeye twese turangara sinzi ubwo umva afite ukuntu byose aza bivuga na Sylvie nawe uri mu muryango kwa Rugema sinjyamo ubusugo mwe mwanda ndi umukozi wanjye nasigara he tugire ngo rero ubwo wakomeza ukaduheka umaze wowe uguze amafaranga yawe ukabura n'ibyuma sifa mwabyumvishe ko mukumva ikibazo gihari ubwo mugiye basi mutongare nagiye yagiye ntabwo njye nkunda abantu banzana ahubwo byajye niba uri umukozi akazi korera gahembera uje mu muryango wa Rugema ukorera neza ikintu cyose mu myaka Fabio mbabara basi numve ngende dore uzi ko ntime kuba ndi hano ngiye ndabizi ko upanga ugapanga ugatekereza ari bitaraba mbabari sinzi ubwoba sinzi nimba uri kubona afite n'amagambo ko bazabivuga cyose yenda kumena telefone kwikubita hasi ndumva ubwo wabunishe mbese uragira ngo nkore iki umuntu w'umugabo agira ubwoba gute mbese ubwoba niba ubufite uragira ngo mbukumaremo ubwoba bwikize kora akazi kawe neza uko bikwiye kandi nongere mbikwibutsa umenye yuko ibi bintu haramutse hagize ikimenye cyangwa ukavumbura nawe uri hasi baramutse bagufasha wagendera mu gatebo nk'akandi kose kandi ibindi byo kujya wirirwa uvuga ngo abanyabyanga bagome ngo ibiki n'ibiki jya umenya ayo uvuga nagutumye kuneka sinagutumye kuza kuvuga irindi usubire muri dialogue umaze kuvuga mu magambo ubwiye nonaha iyo buri jambo umuntu wese avuze mba ndibara ni nayo yayunguyu nawe avuze icyo ngo tumye ni ukugenda ugakurikirana buri kimwe cyose ugakimpera ku gihe mbere y'uko bagira icyo bakora twe tuba tubizi njye nkubwira amakuru nyatera uko nayumvise ntayo nkuramo ntanawushyira mu nyanza nuko nayumvise ngira ngo igihe tumanyura bibona ntacyo mvuga kiri igihuha njye nakubwiye ngo akanguke nawe ukanuye asinzira usinzira akanguke ukanuye ibyo bapanga byose bibe bizwi aha niho finali uru ni rwo rupfu rwanjye nawe n'abandi bose bakunze ba filime INZIRA YU'UMUSARABA noneho ko iribagiza nyweye umuti wa kabiri ibintu biraza kuba byagenda gute rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe jyawe hasi muri comment nurangiza ushyiremo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota twari turi kumwe n'abantu ariko iyi filimi noneho filimi INZIRA YU'UMUSARABA ibashije kuba yashimisha abantu benshi kubera ko bumvishemo amakuru meza bari bategereje ko iribagiza anywa umuti wa kabiri noneho birabaye papa kamarade amaze kuba yamutera urushinge rero hari abantu bakiri kwibaza se ngo iribagiza araza kuba yasinzira iminsi ingahe kugira ngo akanguke noneho yibutse ibintu byose turaza kuba twabirebera hamwe hano kuri ino channel rero mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba urimo uraribona nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira kandi ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu INZIRA YU'UMUSARABA kubera ko tugiye kuba twabirebera hamwe ibigiye kuba byakurikira
ese Fabiola ukomeje kuba yashuka uyu mwana Fiston ngo ajye kuba yamunekera amakuru kwa Cyusa kugira ngo yumve ko Iribagiza akanguka, ibyo biraza kuba byagenda gute? Ese Rugema we uyu yabashe kuba yatungura abantu, tubashe kuba twamenya ko hari amakuru yahishwe yagizwe ibanga muri ino filimi, kubera ko tumaze kubona ko Rugema afite umwana hanze ku gasozi ku muryango y'ibanga utazwi, kandi tumaze kumva ko Rugema amaze kuba yakivugira ko uwo muryango we ari mama wa Iribagiza ukiriho yabashe kuba yamugira umugore. Uri kumva rero ko Rugema noneho ibintu bye bigeze ku rundi rwego. Ese we araza kuba yahanwa bimeze ute? Kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka buri kimwe cyose, urumva Rugema agiye kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko twabonye ko agiye kuba yajya mu butabera. Ariko tubashije kuba twatungurwa nuko mama wa Iribagiza atigeze apfa, ahubwo ari umugore wa Rugema wa gatatu uri ahantu ku muryango we w'ibanga. Urukumva ko rero iyi filimi itangiye kuba yazamo urujijo, ariko ndahari kugira ngo musobanurire buri kimwe cyose kigiye kuba cyazamo. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza, mubwire ibintu bigiye kuba byakurikira kugira ngo iyi season itangire kuba yaryoha cyane, kubera ko ni ibintu byiza cyane byagiye biranga hano muri ino filimi yacu. Kandi iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru araza muri filimi Inzira y'Umusaraba yose ntago tujya tubabeshya. Niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yayabagezaho, kandi niyo ifite n'abasubscribers benshi berekana ko ariyo itanga amakuru y'ukuri. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota ukaba wumvishe bimwe bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo ushakamo ko iyi filimi izaza imeze, yuko ngiye kuba nakubwira bimwe bigiye kuba byayiranga episode iraza kuba yakurikira. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigarukamo hano. Rero twabonye ko Iribagiza hano yari yaje kwa kamarade, yari yaje mu cyaro, yaraje kuba yafata umuti wa kabiri nk'uko kamarade na Emile bari babimusezeranyije. Rero yahageze, amakuru meza rero yabashe kuba yagaragara hano muri ino filimi nuko Iribagiza yageze hano mu cyaro nubwo nta mudokiteri wari uhari. Amakuru meza rero nuko dogiteri wari usigaye mu mujyi kwa Rugema, uriya musaza papa kamarade, nuko yari amaze kuba yavumburwa ko kamarade yari amaze kuba yavumburwa na Fabiola ndetse na Rugema ko ariwe muntu ugiye kuba yarwanira Iribagiza, ariwe muntu waje kuba yaha Iribagiza umuti wa kabiri. Rero uri kumva ntago byari kumworohera, kubera ko bari bamuvumbuye kare. Uyu musaza rero yabashije kuba yabimenya, arasohoka asiga bari kurya, abasiga ku meza, arasohoka arataha agaruka hano mu cyaro. Rero ni amakuru meza kuba yaje hano mu cyaro akasanga uyu mukobwa Iribagiza. Ni ibintu byahuriranye, kubera ko kamarade na Emile ntago bari kuzabona umuganga wa kabiri ubasha kuba yaha Iribagiza umuti. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Imana yabashije kuba yakora hano muri no filimi kugira ngo Iribagiza abone umuti wa kabiri. Rero nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza ikagira igacisha umuntu mu nzira zigoye, akabasha ko yabicisha, mujya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi biri kugenda bitungura abantu hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twari tuzi ko uriya musaza papa kamarade yagambaniye Iribagiza, ahubwo niwe ubashe ko yamuvura. Rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane uyu musaza papa kamarade abashe ko yakora kugira ngo abashe ko yavura Iribagiza, anyuze mu nzira zikomeye cyane kugira ngo Iribagiza azabashe ko yakibuka. Ese Iribagiza azasinzira iminsi ngaye? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ubashe ko wagera hano kuri no munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba basobanukirwa bimwe biri kuzamo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda biranga, biri kugenda bishimisha abantu benshi. Kandi nimba nawe hari igitekerezo ufite ubona cyazaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, basha kuba wagitanga hasi muri comment kugira ngo kibashe kuba twagisoma, kugira ngo tuzabashe kuba twagusubiza ibintu biza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ni mwebwe muba mwabisabye, ni mwebwe muvuga ati iyi filimi iraza kugenda gutya. nawe ige rero ijya utanga ibitekerezo byawe, kubera ko gutanga ibitekerezo byawe nibyo byiza bibasha kuba
byatwereka ko tuba turi kumwe n'abantu baba babashije kuba badukurikira. Kandi tumaze kubona ibintu byinshi biri kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko ku munota noneho tugezeho ibintu biri kugenda biryoha cyane. Abantu bari bamaze iminsi bavuga ati Iribagiza azanywa umuti ryari, abantu babisabye ko Iribagiza yanywa umuti kuri uno munsi yabashije kuba yawunywa. Rero urumva ko ari ibintu byiza turi kugenda tugera hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Cyusa na mama we, ko Cyusa we afite agahinda yuko Iribagiza yabashije kuba yanywa umuti wa kabiri, ariko ntago yizeye neza kamarade na Emile. Ese ari kugumya yibaza kubera umutima mubi Cyusa asigaye afite muri ino minsi, ari kugumya yibaza impamvu kamarade na Emile bafasha uyu mukobwa Iribagiza kandi nta nyungu z'amafaranga babifitemo. Ese baba bagambiriye iki? Rero iki ni ikibazo kiri kugumya kibazwa na Cyusa, ariko mama we yamuhumurije amubwira ko hari abantu bashobora kuba bakorera Imana kugira ngo bazabashe kuba barokora umuntu. Rero niyo mpamvu Cyusa mwabonye hano muri no filime Inzira y'Umusaraba afite agahinda kenshi n'amarira menshi ati kamarade na Emile ngo ni bantu ki bashobora kuba bavura Iribagiza ku buntu, sheri we nta kintu arimo arakora uyu musore Cyusa. Rero uri kumva ko Cyusa nawe atangiye kuba yatekereza ibintu bitari byiza, kubera ko ari bwumo arakeka ko Cyusa bari abasore kamarade na Emile bafite ikintu bashaka kuri Iribagiza, kubera ko ngo batapfa kuba bamuvurira ku buntu. Rero uri kumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Rero abantu tubashe kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wagira inama uyu musore Cyusa, kubera ko atangiye kuba yarengera, atangiye kuba yatekereza ibintu bitari byo, kubera ko atangiye kuba yakeka kamarade na Emile ko hari ikintu barimo bashaka kuri Iribagiza. Kandi twebwe twabonye ko icyo bashaka nuko Iribagiza yakwibuka buri kintu cyose akabasha kuba yamenya ukuri, kugira ngo azabone uko ashyira hasi Rugema, kubera ko Rugema twamaze kubona ko ari umuhemu yishe ababyeyi ba Iribagiza, ariko twamaze kubona ko mama Iribagiza akiriho, ahubwo Rugema agumye abigira ibanga. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba mama Iribagiza akiriho, ahubwo ari ibanga rizwi na Rugema wenyine. Rero uriya musaza papa kamarade yarazi ko uriya mubyeyi mama wa Iribagiza nawe yapfuye, kumbe we aracyariho kandi ari mu cyaro. We ni umugore wa Rugema wa gatatu. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha kuri no episode tugezeho. Nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota ukaba wumvishe ibintu Rugema yabashe kuba yakorera ababyeyi ba Iribagiza, nubwo tubonye ko mama Iribagiza akiriho, ni ibyishimo gusa kuba Iribagiza afite mama we atarapfuye, ariko papa we yabashe kuba yapfa. Rero uri kumva ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza, akaba yarabashe kuba yakica papa wa Iribagiza agasigarana mama Iribagiza akamusigarana nk'umugore. Mwabonye ko Rugema afite undi mwana ahantu mu cyaro, kandi mwabonye ko Rugema yivugiye ati uyu niwe muryango we w'ibanga, niwe muryango utazamenwa n'abantu bose. Rero uri kumva ko Rugema ibyo nabyo bitari neza, kubera ko afite ibinyoma byinshi kuba yarishe papa wa Iribagiza agahita yegukana umugore we. Rero uri kumva ko mama Iribagiza akiriho, ariko ntago afite ubumuga. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha. Ese Iribagiza araza kuba yamenya ko afite umubyeyi wabashe kuba wamubyara noneho mu nda? Rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota umaze kuba wasobanukirwa bimwe biri kuza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko iyi filimi iri kugenda irangwa n'ibintu byinshi. Hari ibintu biri kugenda bidutungura tutayitwiteze, biri gutuma iguma iryoha cyane. Rero nkandira subscribe, nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, kugira ngo tukomeze kuba twabana ibintu bimeze neza. Kandi nimba ufite n'ibitekerezo ushaka kuba watanga hano kuri no filimi, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitugezaho, kubera ko turi kurebera hamwe ibintu byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba n'ibiraza kuba byakurikira, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda bigaragara hano muri no filimi yacu biri kugumya bitungura abantu. Ese mwari muzi ko Rugema afite undi mwana mu cyaro? Byose nabyo ibi bibashe kuba byabatungura. Rero niyo mpamvu nkubwira gutanga ibitekerezo byawe, kugira ngo uze kuba wasobanukirwa buri kimwe kiba kiraza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ese wari uzi ko mama Iribagiza akiriho? Byose nabyo umaze kuba wabimenya.
rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko turi kugenda tubibonamo aho Cyusa yatangiye kuba yakeka uriya musore Kamarade ndetse na Emile, avuga ati ntago yabasha ko yavura Iribagiza ku buntu, kandi twebwe twamaze kubibona ko bano basore bafite umugambi mwiza wo kuba bavura uyu mukobwa ku buntu, nta kindi kintu bamutegerejeho uretse ko bashaka ko yabona ubutabera Rugema agatangira ko yahanirwa ibyaha yakoze byo kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, akaba yarishe papa wa Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakegukana imitungo. Ariko byose turaza kuba twasobanukirwa, icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel nimba ushaka kumenya uburyo Rugema yahuye n'uriya mugore wa kabiri mama Iribagiza kugira ngo babashe kuba babana, babashe kuba babyarana n'umwana. Mwabonye ko bafitanye n'umwana, rero uri kumva ko ari ibintu bikomeje kuba byacanga abantu, ariko nukanda hano subscribe uzabasha kuba wasobanukirwa. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, abakunzi bayo bakomeje kuba baryoherwa nayo. Uri kumva ko rero hano noneho iri bintu noneho Fabiola ndetse n'uriya mukobwa wundi w'umukozi wabo, ibintu batangiye kuba bakora noneho nabo batangiye kuba barengera, kubera ko bashaka kuba bamenya buri makuru yose aturutse hano kwa Cyusa. Iribagiza ngo nabasha kuba yakanguka bazabashe kuba babimenyesha Fabiola. Ese Fabiola ashaka kuba yakora iki kuri uyu mukobwa Iribagiza ko afite amashyushyu menshi yo kuba yamenya igihe Fabiola Iribagiza azakangukira? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ubashije kuba twajyana hano kuri no munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, norangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, yuko ibitekerezo byawe ni ingenzi hano kuri ino channel kugira ngo tubone uko tuzajya tubategurira filimi Inzira y'Umusaraba. Ese ni iki mushaka ko kiba cyazamo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero icyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu uburyo zigenda ziza buri munsi, kandi ugatangamo n'ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ugashyiramo emoji y'umutima wo hasi muri comment kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi umaze kuba wakumva ibintu byinshi bimaze kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kandi ni ibintu byiza biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda iyi filimi, yuko tumaze kwibonera ko Fabiola bari bamuzaniye amakuru meza yuko Iribagiza yaramaze kunywa umuti wa kabiri agahita asinzira. Niko gahinda mwabonye Cyusa afite na Fabiola bise bimushengura, kubera ko ntago abashe ko yakishimira ibi bintu, kubera ko bagiye kuba bajya hasi we na Rugema. Kandi twebwe tumaze kwibonera ko Rugema yifite undi muryango mu cyaro, Fabiola ndetse na Nyiranambara batazi. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha. Ese abantu baraza kuba bagera kuki bakunda filimi Inzira y'Umusaraba? Byose tuzajya tubibagezaho hano kuri ino channel. Ni ibintu byiza cyane biri kugenda biza hano muri ino filimi, biri kugenda bigumya bitera abantu amatsiko. Ariko nkwibutsa ko iyi filimi igiye kurangira Rugema ndetse na Nyiranambara akabo kagiye kuba kababaho, ariko se uriya mugore wa kabiri Rugema afite mu cyaro we, ibyo biraza kuba byagenda gute? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kugira ngo nzagukorere indi video nkubwira iby'uriya mugore n'uburyo yabashe ko yahura na Rugema, kubera ko tubasha kugenda tubabwira ibintu biraza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tuba duhari turimo turabikurikirana. Ni twebwe tubasha kuba twayibategurira kugira ngo ibashe kuba yabageraho, tukagenda tuza hano tubabwira bimwe na bimwe byagiye bibasha kuba byaranga iyi filimi, kugira ngo namwe mutangemo ibitekerezo byanyu, yuko ni ibintu byiza cyane biri kugenda bigaragara hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twabonye ko Fabiola afite umujinya mwinshi cyane kuba Iribagiza amaze kuba yanywa umuti, kandi tukongera kuba twabona ko Rugema afite undi muryango mu cyaro, ariwe ababyeyi ba Iribagiza, ariwe mu mama Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza na musaza we basigaye bafite mama wabo. Rero abantu bifuza ko Nyiranambara na musaza wa Iribagiza bagaruka hano muri no filimi, mujya aho hasi muri comment
kugira ngo tuzabashe kuba twamubagarurira ibintu bimeze neza, kandi mukomeze kuba mwaryoherwa na filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko buri kintu cyose twabasezeranyije muri filimi Inzira y'Umusaraba muri kugenda mukibona ku kimwe ku kindi. Ibitekerezo byanyu mubasha gutanga, amasomo mubasha kuba mwagiramo, abandi inama agenda agaragara hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane twamaze kuba twabonamo hano muri ino filimi yacu. Rero niko kanya, nimba ubasha kuba wakurikiye iyi video ukabasha kuba igeze hano kuri no munota tukiri kumwe, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ugiye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi ibi bitekerezo nibyo duheraho kugira ngo tubakorere filimi uburyo mushakamo, nibwo tubasha kuba twakora. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba hano kuri ino channel ariho habasha kuba hava ibitekerezo byanyu bikabasha kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni byinshi cyane twagiye tubareberamo hano muri filimi, tukagenda tubareberamo ibyiza gusa akaba ari byo tubasha kuba twabareberamo, ariko hari ibindi biri kugenda bitungurana hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba bikomeje kuba byatungura abantu benshi. Ese Cyusa we ibyo bizagarukira he ko atizeye ko Iribagiza yakira, kubera ko arimo arakeka kamarade na Evire ko aribo babashe kuba bavura Iribagiza, hari ikintu bamutegerejeho, hari inyungu runaka bamushakaho. Rero uri kumva ko Cyusa we ibyo bitari neza, kandi twabonye ko uriya musaza Papa Kabarade yakoresheje ubwitange bwe bwose kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yakira, nanakira azajye kuba yashinza Rugema mu rukiko. Rero uri kumva ko Papa Kamarade ari umuntu twagakwiye kuba dushimira cyane, kubera igikorwa yakoze cyo kuba yaza hano mu kwa Rugema akemera akaba umukozi wa Rugema kugira ngo azabone uko avura Iribagiza. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane twakabaye tumushimira. Rero abantu bishimiye ko uriya musaza Papa Kamarade yabashije kuba yavura Iribagiza neza, noneho Iribagiza akaba agiye kuba yakanguka. Bujye muri comment mwandikemo amena, kubera ko ibintu bikomeje kuba byaryoha. Imana niyo yabashije kuba yamufasha kugira ngo abashe kuba yakinjira hano kwa Rugema. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugumya biranga iyi filimi yacu, twakabaye tureberamo ingero runaka, natwe tugatangira kuba twafata ingero. Ariko uriya mwana se uri kuzana amakuru kwa Fabiola we bizamugendera gute ko Iribagiza yabashe kuba yampa umuti? Uriya mwana uri kugumya uzanira Fabiola amakuru akaba amuteye ubwoba kuriya, avuga ko nawe ashobora kuba yagenda mu gatebo kamwe mu gihe baramuka bageze ibyago kwa Rugema, kubera ko uriya muhungu yabashije ko yafatanya na Fabiola mu kugambanira Iribagiza yuko niwe uri kubazanira amakuru. Rero uri kumva ko nawe arimo arakora ibintu bitari byiza. Rero ni byiza cyane, biba ibintu byiza cyane bibashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, jyaho muri comment tubashe kuba watangamo ibitekerezo by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigenda biyiranga, bigumya biranga. Icyo usabwa no gukandaho subscribe kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira izino video tugenda tubagezaho ibintu bigiye kuba byakurikira. kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho buri kintu cyose kiba muri filime Inzira y'Umusaraba uko kiri, nta kubeshya kurimo, byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ibyo wiyumvisha ko bitashoboka ko Iribagiza yaba agiye kuba yanywa umuti wa kabiri, nabyo turaza kuba twabireba. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe yuko ino filime ikomeje kuba yaryoha cyane. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bifuza episode igiye kuba yaza, bafite amasiko, ngiye kuba nababwira buri kintu cyose kigiye kuba cyazamo. Twabonye ko uyu musaza Papa Kamarade yari arimo aganira na Iribagiza ndetse na Fabiola, yararimo aganira na Iribagiza na Fabiola hano nkuko muri bibona, ariko yararimo avugana na Iribagiza wenyine, nuko Fabiola yaje kwivangamo mu nyuma abwira uyu musaza amagambo ateye ubwoba cyane, kubera ko yamuciraga imigani nyarwanda, amubwira uburyo ashobora kuba yaravumbuwe, ashobora kuba yaramenwe ko hano mwa runo rugo nubwo hari nta kintu kizima kimugenza, nta kintu kiza yifuriza Rugema, ahubwo ari ukumushyira hasi. Nibyo Fabiola yarashatse kuba yamubwira muri ya migani. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano, umaze kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe.
kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twahageze tukiri kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Ese iribagiza mwifuza ko anywa umuti? Byose nabyo tugiye kuba twabireba. Se iribagiza namara kuba yanywa umuti hazaba iki? Nabyo turaza kuba twabireba. Se Cyusa we kuki agumye kuba yabeshya uyu mwana w'umukobwa Iribagiza amubwira ati ntago ari we wabashe ko yatera inda isimbi? Cyusa rero yagumye abwira Iribagiza, ararahira amubwiza ukuri, aremera arapfukama amubwira ko atari we wateye inda isimbi, kandi twebwe twamaze kubona ko ari Cyusa abashe ko yatera inda isimbi. Yamubajije nimba bararyamanye aramuhakanira, kandi Cyusa twabonye ko muri episode yarangiye yemereye mushiki we Sylvie ko ari we wabashe ko yaryamana na isimbi, ariko ngo atari we wamuteye inda. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kujya yaryoha cyane, kubera ko Cyusa atarimo abwiza Iribagiza ukuri yuko ari we wateye inda uriya mukobwa isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Yakabaye amubwira ukuri, Iribagiza akabasha kuba yabimenya yuko nta kintu yamugira, ahubwo nibwo bahita bajya inama, bakajya inama y'uburyo bagomba kuba bakwita kuri uriya mukobwa isimbi, kubera ko Cyusa nyine niwe wabashe kuba yatera inda. Kandi isimbi ikintu ashaka ni kimwe cyonyine, ashaka ko uriya mwana we yazagira umuryango wenda akabona papa we, kandi papa we twamaze kuba twamubona ni Cyusa, kandi nta wundi muntu yakandikishaho uriya mwana. Nibyo isimbi ashaka byonyine, avuga ko atagikunda Cyusa. Cyusa rero uri kumva ko arimo arakora amakosa akomeye cyane kuba atarimo abwiza Iribagiza ukuri ndetse na isimbi, kugira ngo babashe kuba bagumya kuba babana neza, kandi isimbi we ntago agikunda Cyusa nk'uko agenda abivuga. Kandi twabonye ko isimbi yamaze ko yahinduka undi muntu, yahindutse undi muntu mwiza, kubera ko twabonye ko hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba muri episode yarangiye isimbi ari we muntu ushaka kuba yarwanira Iribagiza ndetse n'abandi bose, kubera ko twabonye ko Fabiola yahamagaye Nyiranambara akamubwira bimwe Rugema yakoze we na wa mugore Mama Kanyana n'uburyo baryamaniye mu cyumba cya Nyiranambara. Rero Fabiola yahamagaye Nyiranambara, yabashe ko yavugana na Nyiranambara kuri telefone, abasha ko yabimubwira. Isimbi rero byamubabaje cyane kuba uyu Fabiola avuga buri kintu kimwe cyose kibera hano mwa runo rugo. Yababajwe nuko yabashijwe kuba yahamagara Nyiranambara akamubwira ko yaryamanye n'uriya mugore Mama Kanyana, noneho babikorera mu cyumba cye. Rero uri kumva ko uyu Fabiola ari gateranya, nta cyiza yifuriza abantu baba mwa runo rugo, nta cyiza na kimwe abasha kuba yageza kuba mu rugo hano baba mu rugo kwa Rugema, ahubwo we ashaka ko bahora mu ntonganya, nk'uko yaratangiye kuba yavuga uyu mugore Mama Kanyana nubwo yaryamanye na Rugema bakajya mu cyumba cya Nyiranambara, ariko ntago ari ibintu byiza uyu mukobwa Fabiola yari akwiye kuvugira kuri telefone. Rero uyu mukobwa isimbi byabashije kuba byamubabaza, ashaka no kuba yasiba aya majwi Fabiola yari yohereje Nyiranambara, ariko biranga asanga yagiye. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi uyu mukobwa Fabiola arimo arakora, ntago arimo aratubanira neza. Abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, umaze kuba wasobanukirwa bimwe biri kuza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba tukiri kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba bagera hano tukiri kumwe. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba, biri kugenda bishimisha abantu benshi